ikintu rero ngiye numva mfitiye amatsiko cyane kuzareba vizavi kureba ngiye numva ngo abantu baba bafite amasura ari atandukanye nyine nkareba nyine amaforme y'abantu ukuntu ameze ubu ntabwo uzikomeza ariko naho ntabwo ndagifitiye amatsiko mu gihe Imana izaba yabishatse nyine ko ndeba ico kintu ndumva nshaka kuzabanza bwa mbere nyine kukireba. None se Mary uracyari umukobwa yego iyo ugiye gukunda uhera kuki utarebye utabona ndabizi ko utabona buriye iyo ukunze ukunda ute ngewe ukuntu nkunda umuntu bivanye n'ukuntu twaganiriye nkumva ko ari umuntu nyine sote avuga neza afite ijwi ryiza nubwo yaba afite isura y'igikoko yego akafite ijwi ryiza ngize amahirwe yo kureba sinakera ko turi kumwe ko mu mutsabwa nahita njya mu rusengero niho matsiko mba bafite kureba abantu ndi kubabwiriza hari igihe mbwiriza abantu n'abareba bakumva ngo bafite amatsiko yo kuvugira mu bantu benshi turi kureba none ubareba mba nibaza se ndi kuvuga bandeba gute ate barimeze bite banumva nshaka ko narebana n'abantu benshi ariko atarebana ijana wenda nk'abantu 500 kuzamuka benshi cyane pe. Haleluya. Ko nkunze ibintu by'ubusitani n'inyoni n'uduki. Mu binyoni ntabwo uzi uko ibimeze wasanga ubuzi